Ikipe ya Rayon Sport nje mu kibuga mu kanya simbura cima nkabageze ikibazo Nebzo Emery nongeye gutera penalty mbere ikipe ya Rayon arayitereka neza cyane asubira inyuma Emery ahanganye n'umuzamu Adolphe bararebana mu maso amasefu ati watera Emery bayisengere ko turebe ndani yagezemo nubwo Adolphe yarakozeho gato ariko ndani yarayikurikiye neza cyane ariko yegereza poto hirya kandi ashyiramo n'imbaraga nyinshi. Adolphe arayikurikira ariko ntiyageraho kubera ko yihutaga. Adolphe azi gufata penalty. Adolphe ni umuhanga kuri penalty. Azi kuzicakira kabisa. No muri za Kigali yarazigurukiraga ebane hatari. Yarayisimbukiye ni yarayiboneza. Ifite imbaraga kandi isa nkaho iri hejuru. Penalty ya mbere ya Peri. Penalty ya mbere ya EPR. Agiye kuyitera umuvandimwe Denis Omedi. Kiwanuka. Nibyo. Boda Kiwanuka Kimu arazo Burayi ndani mu nkanka atagiye kure gamane nyagasani arayizamuye ayikubita mu nkanka hejuru mu byumve neza ko ari munsi y'umutambiko ndani bashyiramo Raya na Courtois uwo bita Kwizera Olivier n'ugiye gutara penalty ya kabiri. Raya Courtois n'ande bose kabarikiramo rimwe nabo baragurutse. Reka turabe penalty ya kabiri ya Rayon agiye kwiterera umuzamu Kwizera Olivier agiye gutera penalty ya kabiri. Abantu bari bacanze bibaye Olivier umuzamu niwe ugiye gutera penalty ya kabiri. Kwizera Olivier agenda yinyeganyeza arayiroto arayihusha itera hanze. Olivier banza kwikoresha utuntu tw'utumarnyeri penalty arayihusha yayiteye neza Sansenike ariko yitera hanze gato y'izamu kubera kwirya no kwimaringa baromera ko yitera bande kwandika nk'umunani abatoza bazikoraho yapfa kumanga ya gatandatu byibuze. Reka turebe penalty ya kabiri ya Peri. Ni gute gardien atari tireri kwa penalty gifite abakinnyi nk'ababiri urebye izambere penalty ya kabiri. Reka turebe penalty ya kabiri ya Peri ariko bashobora kumutiva kuramo izindi. Kajeje niwe ugiye kwitera Byiringiro Jean Gilbert Kajeje. Penalty ya kabiri ya EPR Kajeje araza. Attention ndani yagezemo ayitereka neza cyane ayiterekamo ubundi umuzamu bagakwiriye kuba bamuhaye penalty byibuze nk'iya gatanu cyangwa gatandatu. Weze gute ko atari condition ariko ibintu ubuvuga biba ari ibi hano ibintu byose biba byateguwe hano ushobora ko ari condition. Tako mwari muyamubwiye ati umuzamu ateri ya kabiri Asmane ndikomana manangaye penalty ya gatatu ya ekipe ya Rayon. Asmane arayitereka niwe watsinze igitego yateye amapocket hariya. Asmane asubira inyuma. Attention Asmane umuzamu ayikuramo Adolphe arayipangurura. Biravugwa abareyo barata penalty ebyiri muri eshatu. Attention reka turebe penalty ya gatatu ya EPR agiye kwitera kapiteni Niyomugabo Claude. Kapiteni Niyomugabo Claude agiye gutera penalty ya gatatu ya Peri. Claude yifata mu rukenyerero arebana na Olivier mu maso. Attention Claude Niyomugabo azi imbere y'abareyo
aravuga ati ntabwo mbabona neza mw'abafana mwe, ati simbabona. Afata ikiganza kinyuze imbere y'amaso ati ko ntababona ko ntabumva. Penaliti nziza cyane ya Ulaya, zimwe z'i Burayi. APR eshatu Rayon Sport imwe. Mugisha Didier Taichi ayirata. APR itwara igikombe cy'amahoro. Didier Taichi yotera penaliti ya kane ayirata. Ikipe ya APR itwara igikombe cy'amahoro kabisa. Ngoko bimeze, ngoko bimeze. Didier Taichi arayitereka penaliti ya kane ya Rayon. Asubira inyuma, reka turebe Taichi. Didier arihengeka, araza n'umwiryo mwinshi. Ndani Burayi, ndani. Nziza cyane. Iyi rero niyo ya nyuma ya kane ya APR. Aba ba Didier bagombaga kuba bateye mu mwanya wa Olivier. Ahita hari ingingo mushobora kuzagira gutya mukabona afashe ikiziriko, ashyize impyisi afashe impyisi ashyizemo hano, akajya yitembereza hariya muri rompuwe mu mujyi. Attention, reka turebe iyi ngiyi bayishyiramo Omedi Denis Omedi ono mwana wa Kampala ajya kukuba penaliti eno. Denis Omedi aterekamo APR. Denis Omedi ajya kukuba penaliti eno. Ono muganda ono musajja w'amaanyi Denis Omedi Lukambi ayiterekamo kirikirya. Reka turebe batangiye kubyina abasore b'ikipe ya APR bavuga bati turagitwaye twikurikiranya. Omedi no muganda asubira inyuma, penaliti ya nyuma y'ikipe ya APR. Omedi Orozo